bishaka kukubeshya cyane nshaka gukoresha ibindi bintu iyo byagukoresha tangaza kubanga ibintu ngo bimeze none imbuga nkoranyambaga zo zaje zo nakandare yaherukaga ngo mufilime abantu ngo reka mufilime ngwaraje yani imbuga zo nimbi cyane ubwo yaje gutekereza nyine kugaruka ashaka kuza kubera abo bantu bamubwiraga bati wowe hugura nta kibazo byarangiye ntubona nitangazo ko ari 20 nta wundi wenda bazongera kurikirana rero bisi ziva Uganda ariko se umuntu aribaza uretse gato mutangaza umuntu aribaza ko imikino ya CHAN yaragiyemo wari umwe yaraje kuri iyi match ngo arebe Dong Mengese cyangwa ari uwa muntu wamuganije aho nacyo ni ikindi baramuganije Uganda mwereka ko nta kibazo watega indege ya match imwe Faustin kandi ko ayo yari yarayariye ndavuga yo muri Dongo Mingi ntabwo ari mwigeragezwa banavuganaga karwaro urumva inde urwaye ni Dongo Mingi Dongo Mingi yarakinye oya Bero keretse ariko shaka nawe Dongo Mingi wari gukina urumva ikiri bumugarure kindi hari abandi bakinyi se ari buzane hari izindi negosi dange ndi kwibaza aho ngaho ntiyagomba kwigumira wenda muri iyo CHAN akaba yakomeza nakubwiye ngo Hunter yari afite abantu benshi bavugana muri zo bamwe mu nzego nyine abamuhumuriza bamuhumuriza urumva ubwo nawe yari kandagiraga yabicekaga ariko bakamubwira nta kibazo ufite mwana wizire wabonye tuguhamagaza hari wigeze guhamagaza ariko niyo tekinike nawe wa mugani yabona igihe cyose amaze yabona abandi bose yajyana nabo investigation uhumuriza umuntu yabona abantu bose bagiye bitaba azizana mu buryo bukoroheye uje kujya mu Rwanda ati we mu butekereza nturi kuko mukuza yageze ahantu nka 5 z'ijoro agiye gufata bisi muzana i Kigali ahasanga imodoka iparikiye y'umuntu ufite plaque y'Ubugande haramubwira ati ko bisi mbona ziri mu kugira ntugiye Kigali ikintu numva n'umuntu yahise avuga ngo aragarutse we yabonaga nta cyaha kiviri mu bantu 20 batangajwe nturimo ubwo rero niba ari ibyo yari yagiye ameze nk'ukwepa ariko se niba yaragiye afite information yuko nawe isaha n'isaha bamuhamagaza bakamubaza kucyayo makenga atakomeje kubaho ngo avuga ati ningerayo birangwa ari igihe ubutegura ibintu ariko wabona abantu bavuze ati aba nibo Minisiteri y'Ingabo bitangaje wese uri wigeze utumizwa sibyo ni wigeze ugira ahantu hamwe uvuga ati tike y'indege nayiguza hana sibyo muri kese zagaragaraga abantu baguze tike z'indege nibo babanje cyane kubaswa ibyo amahoteli nta wari ubizi ko wenda byanajyaho wenda no muri yatangazo nerisomye ngarisesengura yahise atekereza icyatuma yigarukira amahoro ye akibera ko bamaze gutangaza abashakishwaga ariko Faustin nge mutangaza agera mu ndasinuka nge ndi muri iriya kesi ya APR niyo naba ndi mu bagize gute kirya gihe nkaba naragizeho muhurira n'agafaranga ka bose urabasaba bahunge oya ndi kubasaba ngo bahunge nge nakubwiye nagira amakenga nabo makenga ariko yaboneye kesi irangiye ariko yabonaga kesi irangiye nagira amakenga ahubwo nge nka nijyana ndakubwira ngo yabonaga kesi irangiye nge wumva icyo nakora ari kwijyana batamutumije nagira amakenga ibyo mutangaza ajya kubaza uri gukangurira abantu guhunga oya ndi kubakangurira kwijyana se batabatumije ngo bajyane ubuhamya bavuga bati ngewe mumbaze bino batagutumije wakwifungisha wababwira ati nanjye mumbaze ariko bamukubita ngo ikinyoma hatari afitemo ikinyoma cyinshi bamukubitaga ngo siyasa kugira babone kagaruka mu gihugu ntabwo biba ari ikinyoma mutangazaje ni tekinike zo gushaka kuzana umuntu ngo ugira ibyo umubaza ariko mu buryo bugeze gute urabona rero nida no kwa ngo anta unabikurikiye neza baba bagikurikirana amakuru bitavuze ko izina baritekerezaga wenda mu bigaragara ariko wenda ahubwo muri aba bafashwe uko bagenda babaganiriza bababaza basanga nawe batanga ubuhamya wenda babahamya basanze nawe oya biranashoboka ko iciciro cy'indege kirangiye wenda hari ikindi cy'amahoteli nabyo byashoboka urumva wari uko atarigeze yitaba yavuze ati reka ngaruke ariko mu madege nubwo twe twavuze indege za Misiri
indege ni nyinshi, indege za peri ni nyinshi, niyo muri Tanzania RDF yanditseho indege, ntabwo RDF niyo mpamvu yavuze ku by'indege hazamo n'abo bacuruzi nyine wavuze bakuye muri shike ni indege nyinshi. N'umudamu turaza kumugarukaho kuko nk'uyu wenda uraza kutugira wenda mu byo ashobora kuba akurikiranwaho, ariko byagiye bivugwa bati yajyaga gushaka abakinnyi gusa bikavuga ko hari uwamufashaga. Urumva rero kandi nabwo yagiye Zambia, yagiye Hana, nabwo ntiyagendaga n'amaguru. Hari indege nyinshi cyane, indege za mbere y'indege ariko mbere y'indege ya piramide hari match yagiyemo za Uganda, urumva nka match yahuje bafungura Nambole Stadium, indege zo kujya kureba ba Kapumbu, ni bari Kapumbu wa undi wa mukinnyi watsinze ibitego 3 Kevin Kapumbu oya Siyakomba Siyakambo wenda nizo ndege nazo zishobora kuba zabarwa n'abari Kibanda henda rizabaga rizapeni tubizi wa mugani zabaga ziri muri ubwo buryo wenda bazimuhagamo twabimenye nyine nibyo kwibaza mbamba ndiwe tubwiye ngo baguriye abakinnyi peri baraka ntabwo nibyo nanjye nari nkubwiye ko ibyo namwe nakubwiye ngo iyi dosiye yaje gutya byanze kunze uwagize aho ahurira n'ikintu cyo muri aperi muri biriya bihe bikaba byagaragara ko nacyo kitari kinyuze mu mucyo. Uko byagera kose nta kuntu atagira amakenga ko nawe igihe n'igihe yagira gute yahamagarwa ngo nawe abe yabibazwa. Ubwo yaje kujya ku hantu bafatira bisi za Volcano hari i Bugande, asanga bisi ishobora kuza kumutinza amasaha ashaka kugenda, haza umuntu w'umunyarwanda yaraje na bisi ko yashyiragaho indege se imifaranga sha indege bya social media umuntu y'ibikagine no gukabya sha urumva kujya abereke ko akazi kagakora neza. Yego ya ni nk'ababandi ba forenganye bakubiseho bati turaje abantu babishizeho ya video bakavuga ati ba forenganye baje nkora nyambaga zakubeshe. Urumva yego afata umugabo aramubwira ati nanjye ngiye muri iyo bice byo ku mupaka wa Kagitumba. Nowe wakagitumba wagatuna. Urumva oya Kagitumba harya gare yaho bayita ngo ni yahe bima yo gare ya Kagitumba se cyangwa Kampala bayita New Park Gicumba umwanya wanjye yarahamburiwe waje nshakisha yambuze harya mwari muri kumwe bari kumwe no kuvuga ngo buye uwo muntu yamubwiye ko we aje ku Kagitumba yaraje gushaka abantu bagenda baganira na bisi yashakaga ni ya Kagitumba kugira ngo azahita akomereza ingoma. Kagitumba uraza ugere ari ya Kagitumba ufate bisi kugeze Kayonza wituje ingoma. Arangera amubwira ati nanjye ngiye hafi y'umupaka ngiye kwirebera inka zanjye, ati ndakuzi njya nkubona rwose ni Kigali ndahaza mubwira ubuca ahantu byose uburyo umuntu waje gushakaho amakuru niho wabimenye itakubwira n'ahantu akuze. Ataravuga ati mbonye rifite imodoka yihuta. Urumva ati reka nanjye ndamena amakano ka essence rwose tugende, ati nabo bareke tugende tuganira aba bantu bandi wari ugomba gushyiramo ubagezaho hafi y'umupaka bareke bahita bagenda mu modoka Mbarara Masaka igenda ari private cyo bita Mbarara Masaka handa barawukandagira mungu ari huta nawe hari kagenda babwira abantu ati mugejeje sibyo abaganira ayohereza ku message aho bageraga bagafata ka cyayi we yabaga wenda yoheza ka message hanta wenda nawe ari mu kurya kunywa ka kofa uko imodoka bahagaze zigira ahantu ugenda zihagara mufata akantu ko kurya cyangwa iki mu gihe uvuye Kampala ujya Masaka werekeza Gatuna. Yego araza rero aramuzana nose ibyari Kagitumba ariko ubwo anta hari kubera kutamenya se ibice bya za Uganda ntabwo Kagitumba ni Kagitumba ntabwo ari Gatuna nkubwira Kagitumba bamuzanye aramuzana amugeza Kagitumba gure maje no kumuganiriza gose amushira muri muda mubaza ugiye muri amunyuza ku isoko anti naragufana amunyuza ku isoko rya Sofia za Sofia ari aramunyuza nk'ukwazi bamugani wawe aramugagenda baganira amugurira za matoke amugurira na kapo yo munzira abo tukushetera ku muhanda agenda amugira ati turiye urumva turumbe harya turumbe bisobanura no gutera no gutera turumbe twatake turumbe tugende turasitimu kabisa urumva
baraza rwose baganira igiparuri cyose avuga ati ebana mfite abakinnyi naba nshaka kuzazana bare ba Mameri Dawo mfite uburyo nacishijemo ndabaranga ndabazi urumva ba Panturo Diarra n'abarangi ya APR biranga baganira rwose umupira bimeze neza ibitekerezo ndazikunda cyane wanazanye Big Bero ati nabyo urabona ko rwose n'akazuri kugakora neza cyane Ivan handi bugande sara abakinnyi babonye ati dongo menge niko burya nawe rero nubwo itamwemeye ariko nawe atazabamara bya namara gufatisha shampiyona irago yakinaga neza hano ati harabitwa barutonesha Hezbon nabajyanye ise harabo yajyamugeza muri Iraq umva bivuga yamutwayemo yagiye mu barabo yanaga bagitego nabanje umuhungu ebana bagenda baganira kandi zirangendo kenshi rero ni dasi buryo uri mu ngendo hari gihe ubura n'umunyarwanda ukagira ngo uri wamugana umunywanyi wawe barashara kuganiriza umuntu muziranye afite ngendo Hiji yarara wari ugihura n'umunyarwanda ukavuga ati umuntu se cyangwa tuziranye akakubwira ibintu byose ukora ukavuga ati shahi no mutarama